dufite urubyiruko rufite isura mbi y'igihugu cyacu. Ibyo bitewe nuko ruturuka mu miryango yahuye n'ihungabana bitewe n'intambara n'ubwicanyi banyuzemo muri Congo mu cyahoze cyitwa Zaire muri 1996 na 1997, aho bavuga ko ingabo z'u Rwanda zabigizemo uruhare. Niki mwabafasha kumva muri iki kiganiro kugira ngo nabo babashe kubohoka? Murakoze. Arakoze Justin wo muri Cameroon. Wenda reka n'ikibazo yarabajije ari nacyo duheraho, n'ubundi yarakibabajije General James ati niki mwabwira urwo rubyiruko kugira ngo narwo rubohoke? Arakoze Justin kubaza icyo kibazo. Icyo kibazo aho gituruka mu bitekerezo by'abantu bafite ipfunwe, abanyepfunwe. Birazwi neza ko leta yakoze jenoside yakorewe abatutsi 1994 ijya guhunga, ari leta ari interahamwe ari exfar abasirikare bari aba leta bahunganye abaturage benshi cyane. Abo baturage baragenda, Zaire irabakira ibatuza ku mipaka u Rwanda na Congo ku murongo hamwe. Inkambi ikaba aho ushobora kuba wafata ibuye ukaritera mu Rwanda, cyane cyane nk'inkambi ya Kibumba Jean Bosco. Ndabona Jean Bosco yarimo. Iki kibazo nagira ngo nyiha amateka kugira ngo Justin acyumve neza. Izo mpunzi zose zigeze muri hafi 3 miliyoni hari abari babifitemo inyungu za politike, inyungu z'imibereho. Imiryango mpuzamahanga yose yita ku mpunzi yari yarabonye akazi hariya, yumva ko ari ikiraka, ari amakiriro, aribo batanga buri kintu cyose, guhera ku mazi kugera kuri biscuit kugera no ku bindi byose. Ntibifuzaga ko impunzi ziba zataha mu Rwanda. Hari abari bafite inyungu za politike, abumvaga ko jenoside itarangiye neza uko bayishakaga, yagombaga kongera gukorwa. Abo nabashyigikiye jenoside, ni ibihugu birazwi. Na hari abari bahungiye muri Zaire, abasirikare bahunganye ibikoresho byose bishoboka biguma mu nkambi n'interahamwe. Imyitozo irakomeza kugezaho mu mpera za 1995 bongeye kugaba ibitero no kwica abantu ku mipaka yegereye Congo. Nyuma yaho leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gucyura impunzi. Nagira ngo mbwire Justin abyumve na bagenzi be ko mu gikorwa cyo gucyura impunzi kuva muri Zaire, nta nkambi nimwe uhereye Gatare, Gahindo, muri Rucuro, Kibumba, Mugunga, Katana, Gashusha, Kansayo, Kamanyora mu majyepfo ya Kivu, zose uko zari ku murongo, nta nkambi nimwe yabereyemo imirwano, nta nkambi nimwe yatewe. Icyakozwe n'iki? Icyakozwe ni ukuzunguruka izo nkambi zose, exfar ikava mu nkambi ikaza gutera ingabo z'u Rwanda, noneho ingabo zikabona uko zicyura impunzi. Ntabwo ingabo z'u Rwanda zagiye muri Congo kwica Abanyarwanda, zagiye muri Congo gucyura Abanyarwanda bari bafashwe bugwate n'iyo mitwe yari yarakoze amahano mu Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zimaze kugera muri Congo, zizengurutse izo nkambi, Abanyarwanda barabohotse, bataha neza. Habanje inkambi ya Kibumba, iva Kibumba yisuka muri Mugunga. Haza inkambi ya Katari n'iya Kahindo, ziva aho zari ziri zisuka muri Mugunga. Inkambi ya Gatana yo mu majyepfo ya Kivu irazamuka nayo yisuka muri Mugunga. Inkambi za Kamanyora zimanuka zigenda, abenshi no bagiye muri Zambia. Abo bose nta wahutajwe. Muzarebe ishusho y'abantu bava Mugunga bataha,
bikoreye ibintu byabo bagenda mu ituze binjira mu Rwanda bakirwa na guverinoma ku mupaka ku Gisenyi yari bategereje. Ntabwo abantu bahungabanye barashwe bagenda kuriya, kuko nta n'isasu na rimwe ryavugiye mu nkambi ya Mugunga, nta n'umuntu n'umwe wapfuye mu nkambi ya Mugunga no muri izo nkambi zindi zose, kuko nta mirwano yahabaye, ahubwo icyabaye ni exfar gufata bamwe mu bantu mu mpunzi zikabakohokana zibajyana indani muri Congo, muri za Masisi, Warikare, kugera na Tingitingi, aho bongeye gushinga indi nkambi. Tingitingi nta mirwano n'imwe yabereye muri Tingitingi, n'imwe hagati y'ingabo z'u Rwanda na exfar, ahubwo ingabo za exfar zatsindiwe ku mugezi wa Oso, zitsindiwe aho ngaho ziruka muri Tingitingi zirasa amasasu kugira ngo za mpunzi zikomeze zijyane nabo. Nuko nguko bagiye, bamwe bajya Brazzaville, abandi bajya Central Africa, gutyo. Ntabwo rero ingabo z'u Rwanda zigeze n'umunsi n'umwe zitera inkambi yariyo yose, ahubwo abaturage bari barakwiye imishwaro, bakajya muri za Masisi, bakajya muri za Warikare, bakajya muri za Shabunda. Hagati ya 1996 n'ibihumbi 2000, muzitegereze neza ku mipaka y'u Rwanda no muri migration, inyandiko zirahari ko abantu binjiraga, abo bantu bacyurwaga n'ingabo z'u Rwanda zibatarura mu mashyamba, zikabatarura mu mashyamba. HCR ikanga kuziha ibiryo, ikanga kuziha imiti, bakavuga ngo niba dushaka ko babafasha nidushyireho inkambi aho kugira ngo tubacyure mu Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zikigomwa, zigasangira nabo, zikabavura, zikabaha byose, zigashaka amakamyo, zikabazana, bakakirwa, bakinjira mu Rwanda. Muzarebe ku mipaka ya Rusizi hagati y'1996 n'ibihumbi 2000, muzasanga abantu binjiraga mu Rwanda, Abanyarwanda nibwo baje ari benshi cyane. Ubwo ariko abandi nk'abajambuswa abangaba zikakomeza zibagota, zibahungana, zibajyana mu mashyamba. Ntabwo mu mirwano wavuga ko, kuko ni intambara, ntiwavuga ko nta muturage wakomerekera muri ubwo buzima. Birashoboka. Hari umwana witwa Innocent Habumugisha yavuye Zambia, atahutse hashize imyaka mikeya, afite akaboko kamwe. Tuganira nawe yadusanze hariya kuri Leta Majoro, tuganira tubwira ubuzima bw'uko bagenze. Aratubwira ati turenze Buvira tugeze ahitwa Makobora, ati ingabo zari za FAR, zari za leta n'interahamwe, bashinze imbunda, bayishinze bararasa, barashe, abo barashe nabo barasubiza, abo bashubije ibombe riguye niryo ryanciye akaboko. Turamubwira tuti ubwo iryo bombe ryaguye risubiza abo ngabo, rigomba kuba ryari ryacu, ryari ry'ingabo z'u Rwanda. Urumva nk'abo ngabo bafashwe n'ingabo z'u Rwanda. Aho Umugisha yakoze ubukwe mu cyumweru gishize hano i Kigali, Innocent. Urumva nk'abo bagoswe n'ingabo z'u Rwanda, ingabo zakoze jenoside, bagashinga imbunda bari kumwe n'izo mpunzi, bakarasa bazitwaje, uwo barashe agasubiza, hashobora gukomereka n'umusivili. Rero iyo propaganda yo kuvuga ngo ingabo z'u Rwanda zagiye muri Congo zica abantu, ni propaganda izanwa n'abantu bafite ipfunwe. Hari abo batsinzwe kubera urugamba, n'ubu bagitsimbaraye kuri ibyo bitekerezo, bamwe bari i Burayi. Hari abo tujya twumva bitwa ba Dr Mukweje w'umushi wo muri Majyepfo ya Kivu, nawe ukoreshwa n'iyo miryango yatsinzwe. Hari iyo miryango yari ifitemo inyungu nyinshi cyane z'imibereho, bababo ku bwabo bifuza ko impunzi 3 miliyoni zitava muri Congo, kuko nibwo buzima bwabo, nicyo cyifuzo cyabo, kuzibambura zigataha. Ubwo babigezemo ipfunwe, nabo batangiye gukora iyo propaganda. Hari ibihugu twarwanyije byari bishyigikiye jenoside yakorwaga Abatutsi 94, abo nabo bakwije iyo propaganda, ndetse bashyiraho n'ikintu cyiswe, inyandiko yiswe Congo Mapping Report, bahora bakwirakwiza ngo hapfuye 3 miliyoni ngo z'abantu muri Congo. 6 miliyoni zapfa ahantu ntihaboneke n'umurambo n'umwe. 6 miliyoni n'abantu bapfa bakazimira ntubone n'umuntu.
icyo cya mapping report gihoraho. Iyo rero ni propaganda, ni nayo propaganda bakoresha gufata bugwate abana benshi b'urubyiruko cyangwa se impunzi nyinshi zikiri za Brazzaville, zikiri Zambia, zikiri Malawi, zikiri Mozambique, Zimbabwe, Lesotho, muri Afurika hose. Kuko badafite ikintu bahimba cya propaganda, ntabwo bafite uko baguma bafasha izo mpunzi bugwate, kuko ntibashaka ko impunzi zibavaho. Ni nayo mpamvu na nyuma ya cessation ya refugees status, aho u Rwanda ruvuga ko nta munyarwanda ukwiye kuba ari impunzi, abanyarwanda benshi bakomeje n'ubu bakiri mu nkambi muri ibyo bihugu, kubera ko ababafashe bugwate nibyo babapakira mu mutwe, ntibashaka ko babacika kugira ngo batazasigara bonyine. Urumva abajenosideri n'ababitsimbarayeho basigaye bonyine babura aho bajya, bagomba rero kwitwaza abanyarwanda benshi. Urubyiruko rero nk'aba Justin bakwiye gusobanukirwa ukuri, bakamenya ko n'intwaro ya propaganda isigaranywe nabo batsimbaraye kuri ibyo bitekerezo by'ingengabitekerezo yo kugira ngo bafate bugwate abantu bakiri muri ibyo bihugu. Bakwiye rero kumenya ukuri, kuko abavuga ukuri barahari. Dore ba Jean Bosco barahari, nonse ntiyari muri izo nkambi, ntiyivugiye ubwe uko byagenze. None se twakwica abanyarwanda muri Congo twari dufite abo turwana nabo bari mu buyobozi bukuru cyane muri FDLR, abana babo leta ibarihira amashuri hano. General Murenzi ubu ni brigade commander, ayobora special brigade special muri RDF, ariko ataraza ni wari ushinzwe iperereza muri FDLR. Abana be barihirwaga na RDF. Waba wica abanyarwanda muri Congo ukarihira abana babo amashuri hano. Umwana wa General Murenzi witwa Trésor Mukiza, RDF yaramurihiye amashuri, ubageze muri Amerika, arangije PhD muri microbiology, ubu arakora za research kuri kanseri. Waba ingabo zikora ibyo ngibyo zikajya kwica abantu muri Congo? Ntibishoboka. Ejo bundi mwiboneye umuhungu wa uwita General Pacifique ntawunguka, yitwa Maurice nawe Mukiza. Maurice Mukiza ni engineer, yarangije muri Kiste, arihirwa na leta. None se waba ushaka kwica abanyarwanda muri Congo, leta ikarihira Maurice akarinda aba engineer, mukuru we akaba ari muri Ghana, mushiki we ari muri Ghana, mukuru we ari muri China, nawe yaragiye kwiga kuri buruse ya leta. Ibyo ngibyo byashoboka. Izo propaganda rero nizo twavugaga ku nkoranyambaga cyangwa mu biganiro by'urubyiruko, nizo bakwiye kurwanya, kuko bifite ishingiro. Ni ibintu ibyakozwe birahari, abatahutse benshi cyane barakiriwe. Rwarakabije yazanye abasirikare bangahe? 120 ba Colonel Simba, ubu ntibayobora imitwe y'ingabo muri RDF. None se waba waragiye kwica abanyarwanda muri Congo ukabakira ukaza ukabashyira mu ngabo? Byashoboka? Ntabwo byashoboka. Ikindi, RDF twahagaritse jenoside turi 12,000, ariko twagiye mu ntambara ya Congo iyo ngiyo Justin avuga, tumaze kugera 57,000. Mu 57,000 twari tumaze kwinjiza ex-FAR n'abarezizita cyangwa se bari muri iyo mitwe imeze nk'interahamwe 36,000. Ni ukuvuga ko twari 57,000 havanzemo 36 byari muri iyo mitwe yari yarakoze jenoside. Ubwo se wakwinjiza abo bantu ujya kwica abandi banyarwanda muri Congo? Ibyo rero Justin, uzafata umwanya uze ubikoremo research. Ibi nkubwiye ni bike cyane kubiri hanze ahangaha bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda zitashobora gukora ibyo ngibyo. Nabo twacyuye barahari, bari mu Rwanda, ntabwo bihishe. Abo ingabo z'u Rwanda zakuye mu mashyamba ya Congo barahari. Raditahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira i Washington DC muri Amerika.
banyarwanda banyarwandakazi ndongera kuba ikaze muri kano kanya turi kumwe n'umutumire wacu ikaze kuri radiyo itahuka uranyumva ndakumva mwire neza bakunze kumva radiyo itahuka urakaza neza kuri radiyo itahuka watangira usuhuza abanyarwanda muri rusange ndasuhuza abanyarwanda bose bakurikirana radiyo itahuka nkaba nsuhuza n'abanyarwanda bose bari ku migabane y'uburayi hose muri amerika mu bwongereza n'ahandi hose n'abatuye mu rwanda bashaka gukurikirana radiyo itahuka none ndakumva komeza ndakumva ntuye ku mugabane w'uburayi nkaba mpatuye nk'impunzi yaje ihunga ivuye mu rwanda nari umusirikare wa RDF umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda nkaba narinjiye igisirikare mu 1993 nkaba naravukiye mu burasirazuba bwa Congo muri Nord Kivu zone ya Rukiri nk'uko twari tubatuye bitewe n'amateka y'ivangura ababyeyi banjye bari impunzi muri 1959 ariko nyuma yo kumva yuko turi abanyarwanda baranyura kuba nasubira mu gihugu cy'amavuko cy'u Rwanda ariko siko byagenze naje kwisanga kandi nongeye kuba impunzi bitewe n'amateka mabi yakomeje kuranga igihugu cyacu baba abakiyoboye mbere n'abakiyobora muri iki gihe igihugu kiyobowe n'abanyagitugu basa nkaho batitaye ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ndagira ngo ahanini bagezeho ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda n'iby'abategetsi bakoze kuva Inkotanyi yatangira urugamba akaba ari cyo kimbabaje kugeza iki gihe nicyo kinanteye no kuba impunzi cyane cyane ndahera ku gihe cy'intambara ubwo impunzi zahungiraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igihe yitwaga Zaire badushoye mu ntambara itagira inyungu ari inyungu z'abategetsi bo hejuru barimo umuyobozi wabo mukuru General Major Paul Kagame ikindi kwibaza kugeza igihe ni uko hariho abazi ukuri bakuryamiye ntibavuze ukuri kugira ngo ibibazo bikemuke ahubwo tugakomeza tukaryana ubwacu abo karokotse ubwicanyi bwa General Major Paul Kagame bakomeza bakahashyirira nkaba mpagurutse kugira ngo ndwanye ibyo icarubozo riri mu gihugu irindi ibikorerwa abakongomani bafite isano y'ururimi rw'ikinyarwanda icya mbere ndabagezaho ibyabaye muri Congo nari umusirikare wa RDF nyuma nza gushyirwa mu basirikare ba DMI bari kugishyira gisangani kwica impunzi tuyobowe na Kapiteni Shema wari wa DMI na Direte na Frank Batimake impunzi kuko zageze gisangani ni imihanda zaturitsemo hose hari zaje zituruka Tingitingi zigeze ku mazi zigotwa amazi zihoraho zinyura aho zarahashyiriye ibyahabereye nibyo ngiye kubagezaho nshuti banyarwanda abaduteze amatwi n'abateze amatwi radiyo itahuka si ukubivuga kugira ngo wenda bishimishije ahubwo ndivuga bitewe n'akababaro n'akarengane abanyarwanda bakomeje guhura nako twafashe abanyarwanda tubica urubozo mu buryo burenze ikiremwamuntu kuko akaba ariwe wari utuyoboye nawe akuriye na General Major Paul Kagame na Jacques Nziza umwicanyi kabuhariwe wabategekaga barikoresheje inama bategeka ko iyitwa impunzi y'umuhutu yose iri ku butaka bwa Congo yicwa bavuga yuko utari bubikore nawe ari buhite yicwa
twategetswe kubikora, ababyanze nabo bahise bicwa. Muri bagenzi banjye bamwe bahise bicwa ku kanya. Ababikoze nabo bari bahisemo ubwoko bw'abatutsi, kuko bavuze yuko batizeye abatutsi Uganda, abatutsi i Burundi n'abatutsi Tanzania. Ababikoreshejwe ni abana baturutse muri Congo. Bafashe impunzi zari zitwite tingitingi, tudufatira mu mamodoka mu bice twatwaye mu bice bitandukanye. Hariho ibyo twatwaye hakurya y'amazi aho twari biva rwose, ni ibihumbi n'ibihumbi twahiciye. Ahari natwa bafasende mu birometero 59 naho uvuye mu mujyi wa Kisangani, twahiciye ibihumbi n'ibihumbi ku miyoboro twari twateguye dushyiramo izo mpunzi. Tutitaye ku bana, tutitaye ku bagore, tutitaye ku bari bakuze, kuko itegeko ryari kumara witwa umuhutu wese uri ku butaka bwa Congo. Twakoresheje uburyo bushoboye, haba amasasu, bwabo bufuni, no kubambika amashashi no kubashyira ku ngoyi. Turangije twabatabye mu buryo twari twarateguye hirya no hino, hirya mu ntegeko zo mu mujyi wa Kisangani, kuko byari byateguwe kandi ibintu byakoranywe ubuhanga biturutse hejuru n'amabwiriza ya Jenerali Paul Kagame. Twabapanzemo nk'amasiteri y'inkwi, hejuru yaho dushyiraho amashitingi kugira ngo tugarutse tuzongere dutangure dutwite nk'uko gahunda zari gukomeza. Nyuma yo kurangiza twataburiye imirambo turayitwika. Mu gutwika iyo mirambo itazi twarimenye mu mazitwa Feve Zayire, dukoresheje ubwato bwa moteri buri joro. Twakoze imirimo badutegeka ko tugomba gukora ubutaruhuka, kuko niko twabigenze, haba kuyigura kugira ngo natwe tutasiga ubuzima. Bari abasirikare batoya, tutagomba kwanga amategeko atutse hejuru bukuru, kuko umutegetsi wese abaturage bamwumvira. Natwe niko twari abasirikare batoya twumviraga Kagame, twumvira Jenerali Major wariyo wakiyoboye icyo gihe Kabarebe, tukumvira Jacques Nziza na Shema, Kapiteni Shema wari dukuriye. Turangije imirambo aho kuyitwikira itazi turimena mu mazi, twakomeje noneho ibindi bikorwa bindi by'ubugizi bwa nabi. Ubwo umuryango w'abibumbye watabazaga ati nyaboneka impunzi zirahashirira muri Kisangani, wabazaga Jenerali Major Paul Kagame nka perezida wari uyoboye igihugu icyo gihe. Nubwo serivisi nubwo ariyo perezida, ariko yari ariho nta kazi ashobora gukora, kuko igihugu cyari kiyobowe na Kagame. Igihugu cya Kagame yari umukuru w'ingabo, akaba umukuru w'ishyaka rya FPR, akaba ufite ubutegetsi bwose mu ntoki. Bamubaza ati iyicwa ry'impunzi muri Congo bite ko bikorwa n'abasirikare ba FPR? Ati reka da. Bahamagara Kabarebe Kinshasa, ati Kabarebe uyoboye imirwano Kinshasa kumaze impunzi. Kabarebe ati reka da. Bahamagara Kabila wari yomba perezida wa Congo, ati reka da. Ati nta mpunzi y'umuhutu iri kwishyurwa ku butaka bwa Congo. Mu gihe mu by'ukuri nkatwe twari duhari, twabyumvaga tukumva dukubitwe n'inkuba, twari turimo turi kubikora twica impunzi. Bahabuza imiryango itabara kugera aho izo mpunzi ziri, kugira ngo batareba ibihakora ibyo. Turangije imiryango mpuzamahanga itabyo kugira ngo hakorwe iperereza, bahise babyanga. Kapiteni Shema niwe wari umwungirije Liyetona Frank Basimake, batusaba ko dukora amasaha 24 kuri 24 utaryama, kuko niko twabigenze. Ubwo umuryango yazakora iperereza tukayiheza mu mujyi wa Kisangani, bamwe tukanabarasa bavuga ati nta kundi iyi nzira yo turimo ntigengwa, kuko amategeko twayahabwaga kuva hejuru. Ndahera ku miryango itabarira kuri Ruri, harimo bamwe bo twicaga bashaka kugira ngo bamenye ukuri, ariko bakananirwa kuhagera.
imirambo kugeza ubwo tuyimuriye muri iri shyamba ibirometero 150 ritagendwa kugira ngo tuburizemo iperereza. Ibyo ni icarubozo byabereye Gisangani n'impunzi zahiciwe z'Abanyarwanda, abandi biciwe Mbandaka n'ahandi hose muri Congo. Mu bwicanyi bwateguwe na General Major Paul Kagame n'abandi ba General ayoboye. Abo mfunga urutoke harimo Jacques Nziza ari we wari ukuri ibikorwa bya gisirikare bya DMI, nakaba ari we watuyoboye muri Congo. Noneho ngakurikizaho ubwicanyi bwabereye muri Kami. Ariko reka unyemerere gatoya tubanze tugabanire kuri ibi ngibi uvuze byabereye muri Congo, turajya mu by'ikame nyuma kuko ibi uvuze byabereye muri Congo cyakora ikiganiro kikamara hafi n'ukwezi kitararangira kuko iki kibazo cya Congo naragikurikiranye cyane. Ikibazo cy'ubwicanyi bwo muri Congo turacyana kivugana kuri raditahuka. Uvuze ibintu kandi ndagira ngo bisobanuke abanyarwanda bateze amatwi raditahuka bagerageze bavanemo amasomo. Kuko natangiye bivuga nti ibi bintu tugomba kuganira ariko tukavanamo amasomo. Ndagushimiye cyane kuko nagejeje no kugira ngo uduhe background yawe. Urivugiye uti mvuka Rucuru, winjiye muri FPR Inkotanyi mu 1993 umusirikare wa FPR Inkotanyi. Iyo background duhaye irahagije, ariko kuvuga uti twakoze ubwicanyi kandi ukavuga ko mwakore ubwicanyi Abanyarwanda, uti ngiye nari umunyekongo nagiye mu kigero cya FPR Inkotanyi kugira ngo dushaka ubwo burenganzira bwacu dusire mu Rwanda nk'Abanyarwanda. N'uburenganzira bwawe icyo nta nubwo twakitindaho. Icyo ngira ngo nkubaze ndakwibariza uti nageze mu kigero cy'u Rwanda nabayeho muri DMI, ujya muri DMI. Ibi bikorwa by'ubwicanyi utangira kubijyamo niyo turi muri Congo, utangira kubijyamo mu kwica Abanyarwanda, wowe wasubije amaso inyuma usanga impamvu ibikorwa barimo kubigushoramo kandi atari byo waharaniraga ko usubira mu gihugu cyawe cy'u Rwanda ukibera umunyarwanda nk'uko ubyifuza, none ushoye mu bikorwa by'ubwicanyi mu gihugu cya Congo. Gerageza uduhe atmosfere ndetse n'uburyo wabyakiriye bakubwiye ko ugomba gutangira kwica impunzi z'abahutu muri Congo. Intego dutera u Rwanda ariyo ntego ya FPR y'abasirikare bose basere twari kubohora igihugu n'Abanyarwanda muri rusange. Ako twaje gusanga nta ngoma ya Habyarimana yo twarwanyaga n'ingoma yari yobowe na Kagame. Mu by'ukuri kuko nabivuze mvuka muri Congo, navuze ko ngako ndi umunyarwanda kwa byo bahungiyeho muri 1959, ariko ndi umunyarwanda. Kujya mu Rwanda rero byari ishema kumusuye mu Rwanda, ariko kongera bakadutegeka kwica impunzi kuko nanjye kandi nari muri Congo nk'impunzi. Nibyo kugeza uyu munsi nibyo biti nkumva bamwe bahakana babaza Kagame ati wishe impunzi ateya ati munyereke wabihagazeho. Nicyo kintu kugira ngo ibitangaza byose bizagaragara abazabikenera ku buryo ngaho kubereka aho byabereye naho twari turi n'amazi twari turimo byose. Nicyo nshaka kugira Abanyarwanda muri rusange. None hano uravuga uti ubwicanyi bw'Igisangani n'ubwicanyi bwavuzwe mu binyamakuru ndetse no mu maraporo za mapping report bugaragaramo Kisangani, Mbandaka na za Wenze Secret. Ubu bwicanyi buragaragara cyane nkuko ubyivugiye uti haguye ibihumbi n'ibihumbi kuko nawe ubwawe ntabwo wabasha kubara. Gerageza utunyuriremo umunsi ku munsi, mwarabyukaga mu gitondo mugakora iki, bukira mukaryama, tubwire ubuzima bwanyu muri ibi bikorwa by'ubwicanyi mwabaga mumeze muti. Ni ubuzima bukomeye, ni ubuzima navuga ko ari ubuzima mbese ntabwo ari ubuzima kuko ni urupfu nk'urundi. Navuga ngo urupfu nk'urundi kuko ni ibintu twakoze duhagarikiwe n'imbunda kandi natwe nibwo twari dufite, ariko twaduhagarikiwe ko benshi basize ubuzima nabo bicwa. Nta kurwara ati narwaye nta bakadusaba gukora amasaha 28 kuri 28 ubutaruhuka. Noneho hakaba gupakira imirambo kuyikura mu mwobo umwe twarayirunze tukongera tukayitwara handi aho kwitwikira ibirometero bindi bigera kuri hafi kujana mu modoka. Twagiye tukongera tukayipakurira
ni umurimo twakoze ku gahato, umurimo ugoye, umurimo uteye agahinda. Imirambo kongera kuyikura aho twayishinguye ni iyicarubozo. ngira ngo ku isi nibo bwa mbere twebwe sinzi ukuntu nabivuga n'ibintu birenze imirambo, kuko twabise inshuro ebyiri. harimo ku bice bwa mbere tubashyira mu binogo, ku bice bwa kabiri tubatwika. twabise kabiri. njye niko mbibara. ni imirimo twakoze y'agahato igomba kuzabazwa General Major Paul Kagame, ikabazwa Kabarebe n'abandi bayobozi bari bahari. ariko harimo abere, tukuvuga ariko bose ari abicanyi. harimo bamwe bayobozi b'abere ba gisirikare badafite aho bahuriye n'ibyo bibazo. aho navuga nka perezida wari uriho Bizimungu ni umubere ntacyo nta na gato nta n'umutungo urutoki. abandi wenda uwo mirimo turi inyuma ni ibikoresho byose byavaga i Kigali, yaba amavuta ni amafaranga yavaga i Kigali, kuko nibo bari bakuru muri ibyo byose byo twakoraga. reka turacyakomeza kino kibazo ndagira ngo gisobanuke. uravuze uti ngo mukiri aho ngaho muri Congo bakoresheje inama bavuga ko icyitwa umuhutu wese kigomba kwicwa. iyo nama waramenye ko yabaye ite? ayo mabwiriza wayahawe ninde wayakongoreye? kuko uravuze uti hari inama yabaye ivuga iti icyitwa umuhutu wese kigomba kwicwa. ikindi nanone hano uravuze uti twicaga abakozi ba Croix Rouge. hari ingero zifatika ufite? zirahari, ingero nyinshi zirahari. aho twicaye hakurya y'amazi ahitwa Ripa Goshe bagiye kureba impunzi zazivuye ingitindi zifashe umuhanda kugira ngo zinjire mu mujyi wa Gisangani. abakuru bakomeje kutuzirikaho duhabwa ndegeko yuko tubica. imodoka zabo nazo twazisahura. ibyo ni ibintu nahagazeho kandi twakoze. amategeko utumva ikindi ngo amategeko twahawe nande. inama twayikoze ari nimugoroba mu mujyi wa Gisangani, tuyikoreshwa na Captain Shema. ubu ayoboye bamuhinduye ubu ni umupolisi, ni umuyobozi mu bapolisi, aje bahise bamuha majoro. uyu wari umwungirije Captain Captain ubu ni Captain ayoboye brigade ya 408 Ruhengeri. ni inkozi z'ibibi, ni inkoramaraso. icyo nubwo Abanyarwanda badukoresha inama ati nitwibaze impamvu turi ubwoko bumwe. turabasubiza ati ntacyo tuzi. ati kuba twarobanura turi abatutsi gusa ni akazi twateguriye tugiye gukora. ko twahujwe n'abavuye za Kigali ndakumva komeza. twari duhujwe n'abari bavuye za Kigali n'abandi bakuyemo amabata hirya no hino ku buryo tutaziranye. noneho bategeka ko akazi ugiye kumbwira ko bino bikorwa by'ubwicanyi bwose byabereye muri Congo byayobowe n'abasirikare b'abatutsi, nta musirikare nakwita ko wo muri RDF umuhutu wari urimo? ntawe ndihagazeho, nta muhutu wari uhari, kuko abo twitaga ni bene wabo. ni abantu twabikoze dutoranyijwe. mwaratoranyijwe. icyo kintu urumva rwose wagikonfirma kuri radio ko ibi bintu byakozwe n'abasirikare b'indobanure b'abatutsi kandi bagira ngo muhananire ubwoko bwanyu? cyane niko bimeze. twararobanuwe ku buryo twisanzemo na Shema ubwo twaramubaje ati kuki turi indobanure ngo natwe tubyibazeho ngo ni imirimo tugiye gukora, ngo amazina yacu atutse mu leta major Kigali, ngo kuba twahurizwa aho twese iyo twagiye turuka hirya no hino ngo ni ibintu byateguwe. nibwo batangira kudusomera akazi ko tugiye gukora. ati nta kuvuga ngo ndanze, nta kuvuga ngo ndarwaye, kuko amazina yacu atoranyijwe. kuko Kigali batoranyaga ahantu uvuka bakamanza bareba igihugu washyirutsemo, kuko windi gisirikare bafite imyirondoro yawe yose, nuko babigenza. icyo kintu ndumva gisobanutse. uravuga uti Jacques Nziza, Kabarebe na Captain Shema
na Kabila nibo bantu bane ndetse na Kagame nk'uko abivuze kuko Pasiteri Bizimungu we urasanga ari innocent nta kinazi, nibo bantu bane uvuga uti nibo bagombye kubazwa bino bintu. Kino gihe Jack Nziza ntiyigeze agera muri Congo yoperetingaga bino bikorwa yicaye mu gihugu cy'u Rwanda, Kabarebe yari mu gihugu cya Congo na Captain Shema. Urareba ugasanga uburyo amabwiriza yaturukaga kwa Jack Nziza akagera kwa Kabarebe ari gute? Kuki ibintu bitabazwa Kabarebe ko yari ibereye muri Congo kuruta Jack Nziza wari mu Rwanda? kuko Jack Nziza yahabwaga amategeko na Kagame. Jack Nziza nakayohereza kwa Kabarebe. Kabarebe nako akongera agategeka hirya no hino muri Congo nkuko Urugamba ari wari uyoboye. Naho Shema we yafataga kwa Jack Nziza direct nta handi biriwe bisa no kwa Kagame. Kuko Kabarebe yarakuriye abasirikare bose b'Abanyarwanda bari muri Congo. Nyuma rero Shema we amabwiriza we yakuraga kwa Jack Nziza no kwa Kagame kuko aribo bamuyoboraga bamutegeka n'ibyo gukora. Abaha ripoti ya buri gitondo na nimugoroba ku akazi kagenda n'ibikenewe. Aho byati nyamara hari iperereza ibyo twageze igihe indege zitumire nabi hejuru bategeka yuko intege kunyura mu kirere iri bunyure mu kirere cyaho turi gukorera irasa. Kuko hari zagerageza kuhanyura ariko tukazirashisha imbunda ziremereye ku buryo mu muhanda zahise ziwucikamo. Kuko niko byagenze ni ibintu biteye agahinda. Uravuga indege bwoko ki? Indege z'abapasaje, indege za gisirikare, indege bwoko ki? Ni indege za ruri zishinzwe nko kubungabunga umutekano w'impunzi zashakishaga amakuru. Zagira ngo zimenye ibibera hasi ku butaka ariko zikabura ukuntu zihagera ko zaraswaga mu kirere kuko twahoraga tuzihasha buri gihe kugeza ubwo zirandure ziva ku buryo na ruri nayo tuvuga ati mu bihagarike tuzatubikurikirana ko ibintu twabananije mu mpande zose. Hari icyo wambwira ku mpunzi zavuye, hari icyo wambwira ku mpunzi zaturutse tingitingi zigafata tre zerekeza Ikisangani? Ubu bwicanyi bw'impunzi ziciwe muri za tre mu mujyi wa Kisangani ziri muri tre zigenda, hari icyo wabubuziho? Nicyo twabukoze ndabyemera, nicyo twabukoze niyo muhanda ku buryo niza ziri kugenda n'amaguru twanyuzemo tuzihumbahumba ku buryo ibyakorewemo ni ibintu biteye agahinda. Harimo bamwe bishwe no kubura ibyo kurya ariko benshi twageragaho tukabahubura ku buryo twageze aho natwe tumva tunaniwe. Twemara tujya ati nyamara ni umunanirwa niko mbese dutanga igihugu ngo ni benshi bitabamara bazagaruka badukure mu Rwanda. Niko we yabidusobanuriye. None ubwicanyi bwarakomeje hano Imbandaka ndumva ariho haguye umubare mwinshi cyane z'Abanyarwanda. Imbandaka baba barahageze? Mbandaka narahageze ku buryo hari umuhanda unyuze biva goshi hakurya y'amazi. Aho hantu twahicaye abantu benshi batagira umuba kuko niho hari ahanyuma mbese nta n'ahandi h'ubw'inyagambure kuko basanze bagotewe hagati. Hari ukubica, hari ugusahura, ni ibintu byinshi byahakorewe. Hariho n'abari bihaye Imana bari bagerageje kugira ngo babafashe nabo bahasize mu buzima badaha amategeko y'uko tubica. Hari n'ibinyabiziga byabo twahise tubisahura. Aribyo twagarutse gukoresha mu mirimo imwe yo gutwika no kwimura imirambo. Icyo no kwibutsa Abanyarwanda ni uko abo bose bicwaga ari inzirakarengane. Ntibari abasirikare, nta twari bari bitwaje. Byari itegeko gusa ryazitse hejuru yuko ibutwa impunzi y'umuhutu yicwa. Naho nta waturwanyaga ku buryo hari aho twageze tukababwira ati tujya kubasubiza mu Rwanda bakurira amakamyo mu buryo kugira ngo bitworohere. Twahisemo bamwe bagabo bafite imbaraga bari bageze ku 1000. Tubafatira amakamyo
ariyo twatsinze ahitwa Bafasende. Abo babishe umunsi kuko bari twafatiye amakamyo. Ni ibintu niyo bari barimo bafite imbaraga duteka ko bashobora kongera kwisuganya. Kuko twatubabwiye ko ntamwe abasirikare ni muze dufatanye urugamba. Naho ari kubabesha ibintu byari byateguwe. none se abo twabonaga babashaga gusubira mu gihugu cy'u Rwanda baciwe na HCR bo baba bararokotse bate? Abo nabaseri atoraguraga hirya no hino ariko atari mu mujyi wa Gitangari. Nabo yakuye hirya no hino ariko nabo babarizwa ku ntoki. Hari nka hamwe aho HCR ku kibuga cy'indege ya Bangoka, ndumva abarokotse sinzi niba hari abasiye kuhacika, ariko twabasize tubabesha ngo tugiye kuburiza indege basubire mu Rwanda. Ako twahenze nijoro tubagota n'imbunda ziremereye. Twakubye twahereye saa saba z'igicuku kugeza mu rukerera turasa. Imirambo ariko tunayipakira. Ubwo rero niho abaharokotse ngira ngo sinzi ko hari uwarokotse, naho abari mu nsengero abageze za Kigali bo HCR yazanye, abo sinzi ko yabakuye mu by'ukuri kuko ni ibintu bitangaje. Kandi abaducitse ni bakeya. Ibi bikorwa ndakumva komeza. Akariyo mvuga ati muri ya bikorwa byose ko byari byateguwe n'imodoka zarateguwe ku buryo bari baranashyizeho ivuriro ryacu ryihariye. Abasirikare bahasigaye muri ako kazi kuko twasigaye turi abasirikare bakeya. Mu gihe bataya 59 yari iyobowe na Dane Gapfizi yari imaze gutaha. Ibi bikorwa by'ubwicanyi tubwira wabimazemo igihe kingana iki mu gihugu cya Congo? Ni kuva muri 97 kugeza 98 igihe baducuraga ku ngufu. Perezida wa Congo Desire Kabila avuze ati abitwa abasirikare b'u Rwanda bose bavuga ubutaka ku buryo kaba rero yari yanze gutaha. Nabibutsa ko ku by'amakuru yaragisagura no gushaka ibindi bintu atwara, aza kubura inzira yaciye angora kwa Kazinda. Niyo yanyuze amenyeshejwe ku buryo bari bamwangiye kuko bari bamwangiye kuri iyi ndege, bavuga ngo amasaha bari bamuhaye yari yarangiye, ahitamo kunyura muri Angola. Ni ibintu byabaye ku mugaragaro, byabaye ibanga ry'igisirikare. Nawe ubwe muzamubaze yabibasobanurira. Ako ku madolari ku buryo bitamuvunaga na amadolari yari apakiye. Niyo yari agisabura n'iki no kubura ukuntu abigenza. None ugisubira mu gihugu cy'u Rwanda, none indi mirimo wakoze ukigera mu gihugu cy'u Rwanda ni iyihe? Indi mirimo nageze mu Rwanda hari ikintu cyo aho no kurikizaho ni Ruhengeri. Ndakumva. Ruhengeri muri stade regionale hariya ya Ruhengeri. Ariko namwe habereye ubwicanyi bukozwe na Gasheja n'uwitwa Gasheja wari kuri ya 408, n'uwitwa Gasana wari ayo brigade ya 408 Ruhengeri. Abantu bakoze ubwicanyi nabwo Ruhengeri hari bafashe impunzi zari zihari kuko bakoraga za Nyakinama n'ahandi hose za Giciye, bakabuhuriza muri stade bakabicaza no kumara icyumweru n'ahandi imirwano yagiye ibera hirya no hino. Aho iyo mirimo iyo twakoreraga hariya muri Ruhengeri harimo nko gushakisha abahutu hirya no hino, abanyapolitike, ababashyigikiye n'ibindi. Aho navuga kuri ibi ni abahutu bicwaga, abo bakoraga za Kinigi, za Nyakinama, za Nyamutera n'ahandi. Hirya no hino hari hiciwe abantu. Noneho hakabaho urw'agashinyaguro barabafatiraga bakatwara mu kigo cya Kamukamira. Hirya hari ahantu hirya ya Kamukamira hari ahantu hari za pizi aho twabafungiraga, bakabatwara bapakira mu makamiro ya kontineri
baboshwe bamwe ku buryo amakamyo amwe yabatwaraga bamaze kwicwa babatwaraga muri Nyungwe aho twita mu Cyotero. Nyungwe hari hakorewe ubwicanyi naho bitabarika. Uyu Nyungwe yatangiye naho yakoreshwaga 1978 batwika abanyapolitike bityo abanyapolitike hariho bamwe bakuraga za kami abandi bakuraga amaprizo no hirya no hino ya gisirikare akaba bajya kubatwikira mu buryo kuburiza amapereza no kubesha abanyarwanda kugira ngo batamenya ibikorerwa mu gihugu. Ababyibuka bibutse hariya ku giti cy'inyoni hari za bariyeri zikomeye abavuga za Ruhengeri za Kibuye za Gitarama hehe hose za Butare babakuriragamo hariya kugeza ubwo bari basigaye batinya kurira amatagisi ati n'ubundi ndagiye sintaha. Abavuga ndavugaho nko bavuga mu bice bya Gisenyi na Ruhengeri bagiye muri Kigali bakuraga batwara muri prizo kandi hariya kandi hica abantu benshi muri prizo hari kaze ziri hasi kuzima hicirwa abantu mu bwicanyi bwakorewe 1998 hari kaze ya hariya kuri gendarmerie yari gendarmerie hariya haruguru ku Kabindi naho hakorerwa ubwicanyi hakiyongeraho hariya ku Kabindi naho hari imfungwa. Ubwo bwicanyi bwose bwakorwaga na Jacques Nziza. Ubwo rero basubira kandi hariya imirambo bayitwaraga nayo n'icyo bakayipakira hari kamyo benzi y'ubururu yo twasahuye muri Congo ariyo yapakira iyo mirambo bakayitwara muri Nyungwe kuyitwika. Ni ibintu by'urukozasoni, ni ibintu biteye agahinda ku Banyarwanda ndetse nubwo bavuga ubwiyunge nta kuntu sinumva ubwiyunge hagati y'abatutsi nubwo bahakana ngo nta bwoko buhari. Ubwoko burahari kuko abitwaga ni Abahutu muri icyo gihe ntajya vuga ubwiyunge hagiriho bamwe bakiri zitoteza no kugeza n'ubu. Noneho nasubira ku babicaga nkatwe tuvuka mu burasirazuba bwa Congo dukoreshwa ayo mabi biteye agahinda kubona abarinda Kagame. Nohamya yuko abasirikare bose abarinda Kagame bose nabavuka mu burasirazuba bwa Congo. Kagame ntiyizera abaturutse Uganda, ntiyizera abaturutse Burundi, ntiyizera abaturutse Tanzania. Nibo bamurinda, nibo barinda imitungo yose iri hose ku isi, nibo bakoresha kuko ni abasirikare bitanga, ni abasirikare bagira ibanga. Icyo ni ikintu mpamya kandi bose barakivuga ku mugaragaro. Ikindi navuga yuko ikindi ni uko mu kudukoresha ayo mabi yose abasirikare bakora batinya kwicwa. Ni ukuvuga yuko uko uwanze aricwa. Mu Rwanda byo ni itegeko rya gisirikare, uwanze gukora umurimo atumwe aricwa. Naho ibindi byose ku bazabibazwa General Major Paul Kagame nka perezida w'igihugu muri iki gihe niwe ugomba kubibaza ibyo byose byabaye. Ibintu uvuga ngewe byantangaje ahubwo biranababaje cyane kubona nk'Abanyarwanda tudafata amasomo y'ubwicanyi bwari bumaze kuba muri jenoside 94 tugakomeza tugakora ubwicanyi nk'ubu ngubu twica Abanyarwanda twicana ndetse n'abavugaga ko baje kunga Abanyarwanda aribo barimo kubikora. Uragarutse uvuye muri Congo ugarutse mu gihugu cy'u Rwanda utangiye kutubwira ibyabereye Kami, ibyabereye muri Nyungwe, ibyabereye ku Kabindi. Ibi bintu twajyaga tubyumva babivuga ariko ukagira ngo ni kinamico wenda abantu bababeshya bati umuntu yiciwe Kami yiciwe ku Kabindi ukavuga uti aho hantu nihe ko nta president hari. Urakoze cyane kuba wemerwa na Ditahuka kuri wa gatandatu ukibwirira Abanyarwanda ibintu uhagazeho kandi ugize mu ruhare. Ni igikorwa ngo ushimira cyane. None aba bantu bicwaga uravuze uti ku giti cy'inyoni abantu ntabwo bari bakizana taxi kubera ko babaga bafite ubwoba. Iyo umuntu yazaga ari muri taxi akagera hariya ku giti cy'inyoni bamuhuraga muri taxi bamuzi baramurebaga ku isura bakamuvanamo. Tunyuremo muri makeya uko byabaga bimeze hariya ku giti cy'inyoni, impamvu umuntu yasigaraga kuri bariyeri bamukuyemo. Ese hari ikibazo bamubazaga, nta byangombwa bafite
kritere bakurikiza kugira ngo bavane abantu muri taxi hano ni 98 jenoside yari imaze imyaka hafi 4 irangiye. Gerageza udusobanurire kuko wari uhibereye. ku gisenyi hari bariyeri, hari ibyiciro bitatu, hari militare, hakabaho DMI, hakabaho na polisi. Ariko polisi ntacyo yakoraga. Militare na DMI n'abari bavuye kwa Gacinya nibo babigenzuraga byose, noneho bagakurirwa n'icyiciro kive hariya ku Kabindi, kuko baduhinduraga buri gihe, bakurikizaga ni isura y'umuntu n'aho aturutse. Bamwe twari dufite amatagisi natwe dukoresha, na buri modoka yazaga irimo maneko, yahagera iturutse za Gisenyi Ruhengeri ikaza irimo umusirikare, bakaza barubanura ati kanakavamo. Mu kubahasiga indi modoka yahita iza ikabafatira ibatwara. Ibintu byakorwaga ku mugaragaro hariya ku Gisenyi. None ugiye kumbwira ko amataxi yaturukaga mu mane z'u Rwanda, habaga n'umumaneko agenda yumva ibiganiro biri muri taxi, yumva ikintu abantu bavuga n'ibyo bavuga, bagera kuri bariyeri wa muntu maneko akavamo agatangira akajya amanura abantu. Abari bahari bahitaga bamanura, nta we yafata gutya akura ko bose yabaga yababonye, nta kuri gashidikanya. Kuvuga ngo nabarwanyi nta kindi n'ubwoko bw'abahutu nibwo barubanuraga. Ku buryo hari bamwe bari basigaye batinya no kurira amatagisi muri icyo gihe. Ubu bwicanyi wavuze bwabereye mu Ruhengeri wavuze uburyo abantu bapfaga. Ese bano bantu mu Ruhengeri bapfaga babaga bazize ko gusa ari abahutu gusa, cyangwa bagaragaraga no mu bindi bikorwa by'abacengezi ndetse no gukomeza kubuza igihugu umudenderezo nk'uko leta ya Kigali ikomeza ibyo yabivugaga, avuga ko abantu bari mu Ruhengeri na Gisenyi bari babitse bene wabo b'interahamwe ndetse n'abacengezi? Ni izina by'abahutu no kuvuga ko bo bafite aramutu barwanya ubutegetsi, nitwe baziraga, kuko babitaga muri stade bakwicara mu maguru y'undi ku murongo, hakabaho abahanyuraga batoranyaga bafite imbaraga b'abasore, ukuvuga ni abakecuru n'abasaza. Iryo tegeko ntibyabarebaga, twari guhitamo abafite imbaraga. Uwo bakoragaho bahita inyuma ye hari abasirikare bahitaga bamuhagurutsa bamutwara, uwo bakozeho bamuhagurutsa bamutwara, uwo bakozeho bamuhagurutsa bamutwara. Ni ibintu byabaye ku mugaragaro muri stade ya Ruhengeri. Ubwo rero muri abo batwaraga bahitaga bapakira kami, abandi batwara kami, abo batwaraga ni abayobozi za kami bo hejuru, abakuriye nka za Mirenge n'ibindi bikorwa wenda n'abafite amafaranga bavuga ko ari abaterankunga, ariko cyaha babashyizeho. Abo ni baha urugero, ni uwitwa Asumani wari utuye mu Iberezi, bamutwaye n'imodoka ye bamwicira ku Musanze, yatwawe na Gasana wari ahiyo brigade, agambaniwe na Rucago. Ni ibintu byakozwe ku mugaragaro kandi byose birazwi, sibyo kuba kitete, kuko ibikozwe na leta n'imiryango ntibaza, kuko iyo babajije nabo basiga ubuzima. Icyo ni urugero nari ngiye nubaha rwa mbere. Naho ku bandi babatwaraga za Mukamira bakabica nijoro bagatondeka mu makamiyo imirambo bakayitwara nyunga mu twiko. Ni abasore batora, si ukuvuga ngo ni abasaza n'abakecuru basaga amagifite abafite imbaraga, ngo ni uguca imbaraga bahuta. Ibyo nabyo navuga ko ni jenoside y'indi y'abahutu nayo yabaye, nubwo bahakana nayo ni ka jenoside, kuko ni ibintu nahagaze. Hari ibindi bikorwa by'ubwicanyi urabona wari mu mutwe wa DMI kandi uyoboye na Jack Nziza Abanyarwanda tumuzi ibindi bikorwa byinshi cyane. Hari ibindi bikorwa wagiye ugaragaramo cyangwa wagiye ukorana na DMI wumva wadutangariza kuri raditahuka? No, ibindi wenda ku muntu wari muri DMI tuganira n'abandi bakoraga imirimo hirya no hino, aho twaganiraga ni bariya bakoraga mu za nyungu, ukuntu basimburanwaga.
yavuyeyo twebwe tukicara tukaganira. Abandi bo bise n'uwitwa Kamajoro Birasa wari umusirikare w'u Rwanda wa RPF. Undi n'uwitwa Abasi wari akidashefu wari ukuriye ubwicanyi bwa kami, niwe wari umuyobozi wa kami muri abitwanga bose. Nyuma nawe yaje kwishwa na Kagame kugira ngo ibimenyetso bitajya ahagaragara. Undi wishwe n'uwitwa Lieutenant Isoke, nawe wari umwicanyi kabuhariye muri bose, niwe wari uwa mbere n'ubugome no kwica, nawe yishwe na Kagame kugira ngo amabanga atajya ahagaragara. Nawe bakimara kumwica nawe bahita bamutwara muri Nyungwe kumutwika, bamwiciye kandi. Abandi ni abandi bagiye bica bakoresheje uburozi, inshinge, isoko rifitwe n'Abahinde. Ni ibintu hirya no hino mu bitaro abasirikare barabikoresha. Ni ibintu nabyo bigomba sinzi ukuntu nabivuga, ni ibintu biteye agahinda. Ni uburozi bakoresha bugemurwa n'Abahinde, nibo bafite iryo soko. uvuze ikintu cyiza cyane, uvuze ikintu cyiza cyane cy'ingenzi. Reka tukiganireho gatoya. Ikintu cy'uburozi ni ikintu giteye ubwoba mu Banyarwanda, none uti bugemurwa n'Abahinde. Izo nshinge, ubwo burozi mwaba muri groupe mwakoranaga ya DMI mwarabugendanaga? Ese wize gutera inshinge cyangwa ari bagenzi bawe bateraga izo nshinge wabuze cyangwa wabonaga? Ntabwo byakorwaga na maofisers yo hejuru, navuga nka Kapiteni Mutiganda n'undi Kapiteni Burabyo, nibo bakoreshaga impunzi iyo miti, kuko bibasiraga andi maofisers yo hejuru aribyo bakoresheje. Umuntu waterwaga urushinge wenda yabaga ari umuntu ukomeye cyane kuruta kwicwa rubozo? Ubwo rushinge n'uwo babaga babuze babigenza, bakanakoresha urushinge cyangwa uburozi. Nizo nzira ebyiri, ku buryo nibyo byahaga byoroshye. Iyo atarugwaga aho batumiye mu nama, aho batumiye mu minsi mikuru, ibintu nk'ibi, kandi akarugana bagenzi be, kuko ari nka kapiteni akarugana bagenzi be b'abakapiteni. Muri ubwo buryo byakoreshwaga, ku buryo Sankara tugeze ku ndakumva ijambo rye, komeza. Urugero nutanga ni nka Sergeant Sankara bampaye bwo gushyira mu mata, ndakwanga ko Sankara yaharaniraga ukuri, kandi yaririmbaga indirimbo zitabariza rimwe na rimwe abasirikare, avuga imibereho y'abasirikare ukuntu babayeho. Mu by'ukuri yangaga akarengane. Nyuma twaje kwikanga ubwo bampaga uburozi ngo nshyire mu mata, kuko yari afunzwe adashobora gusohoka. Amata navuye kuyagura, aho gushyiramo ndabyanga. Baje kugiteka ko namuhaye, ariko aribwo bavuze ati Sankara ugira imana, atujya uburozi ntupfe. Kubyo babimbaje ati nabikoze. Mu by'ukuri ntabyo nakoze, nagize umutima wa kimuntu, kuko ni benshi baramaze gupfa, kandi byinshi nari maze kubona muri Congo. Ivuga ati ibi bintu bikomeje kwikira kugeza igihe ni ibiki, ibiri gukorwa mu iki gihugu ni ibiki. Twagerageza, kuko ntaho twabazaga mu manama, ati uzumva mugenzi we hari icyo yavuze azazi, kuko twese n'ubwacu tutegeranaga. Sankara kugeza ubwo tumufungiye kami nawe ubwo mumwibarize, ubufuni bwaraga buvuga hari ibikami, induru z'abatabazaga n'icyo bati mureke kunyica, nawe ubwo arabizi. Abafungiye ngira ngo kandi bamwe barabizi ubufuni bwa nijoro, kwicisha abantu ubufuni, kwicisha abantu amasashe, nibyo byari bihanze kandi muri ya kave iri munsi y'ubutaka, ari inzu iri munsi y'ubutaka ya kandi. Kugeza ubwo agiye Kacyiru ngararwaye ahacikiye, mu by'ukuri acika nantari ubona ari ndinze i Kanombe.
yari yaribye zahabu muri Congo aza gufungwa na Kagame. Nari muri izi Kanombe, nyuma baza kumpamagara ati ko hari inkuru bumva ngo hari umuntu ucitse, ni uwo ndinze atoya. Babona guhamagara Kacyiru, baza gusanga ari Sankara. Bafunga imipaka yose, iby'amahirwe Sankara baracitse. Naho ubundi gahunda nawe yari yo kumwivugana. Ariko nyuma yaho nayo kora ikinyamakuru, nta kinyamakuru kimwe nanditseho inkuru musaba imbabazi, kandi ngira ngo ubwo butumwa bwamugezeho mu minsi mike yakurikiraho, ko namwandikiye musaba imbabazi mubwira ko igisigaye ari kuzaza musaba imbona kubona ibibazo nibiramuka birangiye by'ubuhunzi. ubona nyuzeho ubwo butumwa bahise bamwishyura Kampala. none ibibazo biri mu Banyarwanda, urabona ibintu urimo kuvuga ahangaha, amarozi, inshinge, udufuni, ndakeka ko uburyo ubizi n'ababikorora bazi, abantu mwakoranye muri DMI baracyabikora, biracyaba mu bana b'Abanyarwanda kugeza amagingo aya. Kugeza amagingo baracyabikora, ndahamya ko bakibikora kuko n'ubwicanyi buracyakomeza. Kugeza n'ubu ndakeka ko inzira y'ubwiyunge mu gihe buriya butegetsi bukiriho bidashoboka. Impunzi zakomeza guhunga mu gihe buriya butegetsi bukiriho. Ikindi nokurikizaho ni bijyanye n'impunzi za mudende z'abakongomani. Nacyo ngira ngo ntibasobanurireho. Ijambo ni ryawe. Hari impunzi z'abakongomani zahunze muri 1959, kuko ababyeyi banjye nabo bahunze muri 1959, ariko nyuma muri 1995 zaje kugaruka mu Rwanda. Kugaruka mu Rwanda zaje zidusanga mu Rwanda kuko nk'abasirikare, kandi n'ababyeyi bacu twari twishimiye ko bataha. Muri uko gutaha siko byagenze, bongeye kuba impunzi. Babubakiye ahitwa Mudende, ku kigo cya university cyari gihari, abandi basira za Nkamira. Biteye agahinda kubona Kagame na Nziza barasize umugambi bakica abo babyeyi bacu bari batuye hariya Mudende mu nkambi yari ihari, bakicwa nijoro, batwikiye mu mashitingi, bakicwa gashinyaguro, mu gihe abasirikare bari bahari babarinze, bari babahakuye mu gitondo. Icyo no bibutsa nuko Kagame bamuhaje ati kuri ubwo bwicanyi arasobanura ko ari interahamwe zavuye muri Congo. Babwire yuko Congo icyo gihe yari ifitwe natwe, uhereye ku mupaka Goma ugafata za Rucuru zose zabunagana harahacu, kuburyo twari tunafite n'imikoranire myiza icyo gihe n'igihugu cya Uganda. Ibirunga byari ibyacu, ibyo twahayoboraga hose, Kinshasa yose ari iyacu. Nyuma Kagame amuhaje ati interahamwe zabishe. Icyakurikiyeho ni iki? Munyakazi General wari uyoboye brigade ya 211 Gisenyi, bamubuje gutabara izo mpunzi. Mu gihe yari Kabigogwe hari imbunda zikomeye, kuko byari byateguwe, bahuka mu babyeyi bacu barabika. Sema wabyira nuko muri abo bo bishe, biteye agahinda kubona ni bamwe barinze Kagame kugeza n'iki gihe. Niyo bamurinze, ariko byabaye ibanga ntibyamenyekanye. Tukaba muri ko nakomeje nabasobanuriye nabavuka mu gihugu cya Congo, mu burasirazuba bwa Congo no Rukivu. Niyo barinda Kagame, kandi akaba ariko bo yizera. Akaba yarahindukiye akica ababyeyi bacu.
bikaba byarabuze ubivuga ariko mbabwiye ku mugaragaro ko ariko byagenze. Ikindi Munyakazi yamuhamagaye ati Munyakazi witaba izo mpunzi. Abari bahayoboye bandi mu batari hirya no hino bumva amasasu abaye menshi bahamagara Munyakazi ati si Munyakazi wotabaye giti. Munyakazi ati yamureke ndacyabyiga kuko amategeko yari amaze guhabwa yuko adatabara. Kugeza ubwo Munyakazi yahageze mu gitondo abaje kwica basubiyeyo, nta batabawe, barishe barambuye barataha kuko nawe boherejwe na Kagame. Icyakurikiyeho abasirikare bavuye bamurinda bamanukanye imbunda bakora imyigaragambyo, niba nibuka bafunga umuhanda wa Gisenyi bafungira Nkamira, nta matagisi yatambukaga. Kagame yavuze yuko nibadasubira Kigali nawe batwite mu mpande hirya no hino abasirikare bafite imbunda ngo agiye kohereza izindi batazizo zibarasa, ashyira amabwiriza yo kubarasa. Abasirikare bumvise kwicwa n'ababyeyi babo bishwe bari mu marira, bahisemo gusubira Kigali n'abashyitsi bari barimo ko bari bambaye inifomu za kanjeti. Ibintu byabaye ku manywa, akozwe n'ikimwaro atureka mbakure nyine ku mupaka ndimure za Gihembe, abatwara ibyumba ahitwa Gihembe, abandi batwara mu kambi ya Kiziba. Kagame birababaje kubona yaratwitse ababyeyi kugeza mu iki gihe, ariko ukaba baranze bagaceceka rikabibanga. Ibintu byakozwe n'abasirikare bo yari yohereje baratera, kandi mu bamurinda nibo yiciye ababyeyi. Ariko ndabakangurira muri iki gihe babe maso, bareke gukomeza kurinda umwicanyi. Nuko barinda umwicanyi wabiciye ababyeyi. Ikindi babwira ni uko akomeje kudukoresha, aravuga mu busaza bwa Congo ngo rurankunda, ngo General Ntaganda, ngo Colonel Makenga n'abandi bose. Akomeje kudukoresha kabavuka muri Congo, tukamurindira umutungo we aho uri hose ku isi, asahura Congo twakoresheje. Ibyo byose aho bigeze ntibamenye ukuri, barebe ukuri aho kuri, barekera gukomeza kurinda umwicanyi. Ikindi cya kabiri ni Abanyarwanda noneho ubusukuro bamwe saba utakica none ubu yafashe hose akorayo hose. Abatutsi arabahitana, abahutu agahitana, abanyapolitike arabahitana, kandi akoresheje abo basirikare bavuka mu burasirazuba bwa Congo. Bazafate ni 70% nibo bavuka mu burasirazuba bwa Congo. Ubu bose ndumva ari abayobozi, nta musirikare urimo hasi afite ipeti rya serije, bavuka bose muri Congo. Abayobozi za kampani ni amaofisiye yose avuka muri Congo. Muzabigenzure, nitwe tuyoboye igisirikare. Ba ayo bava muri DMI n'abavuka muri Congo. Nicyo no babwira bazabikoreye ntuza niko bimeze. Ni ukuri kuko nanjye nubwo mvugira ko umuryango wacu mfitemo batatu. Kwa batatu hari undi kwa batatu hakavukamo babasirikare. Turimo ndya kugera kuri 20. Muri abo 20 harimo noneho n'ababiri bamurinda. Nababyize kuri. Harimo babiri bamurinda. Ubwo rero kubona yarahindukiye akadukoreza ibiriya bigafitekwa, niyo mpamvu bitangaje ku mugaragaro babimenye. ndagushimira ubutwaro ufite, ndagushimira kuba yemeye kujya ahagaragara ukavuga aka karengane, ukavuga ubu bwicanyi wahagazeho wakoze. Ndazi neza ko ni intambwe uteye mu kugira ngo ubwire Abanyarwanda, ubwire Abanyekongo ibibera mu karere. Ku giti cyanyu cy'umwihariko ukwiye gushimirwa, kandi ndezera ko n'Imana izabigufashamo. Ariko reka dukomeze, hari ibibazo ndimo kwakira hano. Umuntu aranyandikiye ambwira ati umbarize uwo mutumire wanyu, ati kandi ndamushimira ubutwari. Ati muri biriya bikorwa by'ubwicanyi wagiye utubwira, ati reka tugaruke kuba ofisa bo mu gisirikare cy'u Rwanda bagiye bicwa, abenshi bakarwara, abandi bakaburirwa irengero. Ati ugize n'amahirwe kutubwira izo nshinge zaterwaga zivuye mu gihugu cy'Abahinde.
ati hari izindi mfu waba uzi nko kuri afandi ndungute, kuri ngoga, kuri adamu wasuwa na ba ruzindana n'abitwa ba Patrick, hari icyo waba uzi ku mfu zabo? ruzindana ariko na DMI, undi ni muri ya birasa nawe yitwa na DMI, bagireho n'uburozi bamuhaye, n'ubu biri muri bikodi birahari birazwi. abandi bariya bose ni uburozi babicishaga. ikintu wabwira nk'ejo bundi hari umusirikare umwe wo bakoreshaga bamwicikana ejo bundi, bamwica ku manywa, yari ayo wa militare, bamwicikana ku manywa y'ihanga, avuka muri Congo, mu burasirazuba bwa Congo. Bamukoresheje ibintu byinshi bimwe birenze kwemeza. kuko biriya bikoramo iyo adahunze aricwa. kuhava nge navuye ariwo mugambi afite wo kunyivugana, mvuye muri mabutu muri Ruhengeri, aho bari bamfungiye, nza guhunga muri 2006 mu kwezi kwa gatatu. Hunze abavandimwe banyakirira ku mupaka, basobanura ibibazo n'uwo ndiwe, ntibatindikanyije, bahamagarira abakuriye nibo baje kuhankura. ariko nanjye nibyo byari byanteguriwe. Nababwira yuko ntawe ukora muri DMI ngo ave matishwa. Kagame gukoresha ibintu byinshi nyuma kugira ngo abike ibanga rye akaguhitana, niko akigenza. none se wowe mbere yo guhunga warezwe icyaha ki, wazize iki, warafashwe gutya? tubwire, hari ikintu cyabaye mbere yuko bashaka kugufunga cyangwa baragukurikiranye? tubwire icyo waba warazize niba gihari cyangwa cyumvikana. nazize uwitwa Kapiteni Nzikatira Joseph. uyu Kapiteni Nzikatira Joseph niwe wishe Ruzindana, Major Ruzindana. baza kumwohereza mu burasirazuba bwa Congo mu 2001. bamwohereje kandi bamwohereza nawe. hari ahantu bishe abanyekongo mu isoko bategeka Kagame ategeka ko barishyira hasi ko bari abahutu, ngo nabo ntibicwe nk'uko bakingira icyaba abandi batu bavuye mu Rwanda. ivugira i Washington DC muri Amerika, dukomeje hagati mu kiganiro n'umutumire wacu kuri uyu wa gatandatu, akaba arimo kutubwira bimwe mu bikorwa yahagazeho yakozeho akiri muri DMI mu Rwanda. uranyumva ku murongo wa telefone? ndabumva radio Tahuka, ndabumva. twari tugize akabazo ku murongo wa telefone, urakaza neza kuri radio Tahuka. nanone nari ndimo nkubaza nti wowe wazize iki, wowe wahunze iki, wowe byakugendekeye bite, wari utangiye kutunyuriramo uburyo wahunze ndetse n'uburyo nawe wafashwe ugafungwa. Itanze guhunga, namaze gufungwa ndagufungurwa by'agateganyo. banyohereza n'itwa Kapiteni Nzikatira muri 2000 ariyo ntandaroho byatangiriye umwuka muri natangiye kumenya ko bari mu mugambi wo kunyivugana. byatangiye muri 2000 ubwo bampamagaragara n'umugoroba kabindi uko bari yamaze kukavamo, bari hejuru aho zandamire yakoreraga nandi gikondeho nari nti mu kumpamagara mbona bari gutakira amasuka n'imihoro mu kamiyo yari hari y'ubwoko bwa benzi y'ubururu, ndumva bose bayizi, yabaga hariya kuri DMI. ndumva mu mujyi wa Kigali barayizi iyo kamiyo. baza kubyohereza muri Congo, nanjye ati no kubyohereza mu burasirazuba bwa Congo muri zone ya Rutshuru, boshaka uhavuka. barampamagaje na Kapiteni Nzikatira Joseph. tuhageze ngo nuko ya muri Congo, baje ko numva ntameze neza, ngo ni itegeko
banyoherejeyo bantegeka kumwica muri Congo kuko baje amaze kumukoresha kuko babimenyereye kumukoresha igihe kirekire kuko nabigenze namurasa ku buryo bari baduhaye izindi gahunda zo kumvikanisha abasirikare bacu n'abagande bari mu burasirazuba bwa Congo bari bahanganye ku rugamba ariyo ntego ya mbere ariko iya kabiri yo kumwivugana nyuma yaho baje kumuhamagara ntabikoze baramuhamagara Kabarebe niwe wamuhamagaye i Kigali na Jacques nziza ngo naze abitaze ahageze bahise bamufungiriye iwe mu rugo nabonye amakuru mubaza arabizi nawe nyuma yaho itaje kurikiraho nawe barampamagara bamfungira Kamuhoza mu cyumba cyo kwicara ndahindukira mfuzwe n'uwari uyoboye Gisangani uriya wari brigade ayo bamaganye n'umunani basima ko Frank niwe wamfunze ariko kumfunga yarazi nari nzi impamvu wari umugambi wo kunyica naje gutabarwa n'imiryango yanjye yari hatuye bangira inama yo gucika ntoya zireka nkomeze mpanyanyaza nakomeje kuhaba kugeza mu 2006 ubwo n'abacikiye ariko hagati aho hakabaho icyo bavuga ko banshinja ko ikorana na leta ya Uganda. Leta ya Uganda banshinje yuko hari impapuro zo narinzi kandi z'amabanga. Hari intambara yabaye Gisangani hagati y'abasirikare b'u Rwanda n'abasirikare b'Abaganda. Iyo ntambara ntabwo ari intambara y'umutungo wa Congo. Abibuka iyo ntambara yabaye hagati y'abasirikare b'u Rwanda n'abasirikare b'Abaganda. yari Abaganda bayobowe na Ruvushi, Abaganda bayobowe na Kazini. Uko byagenze iriya ntambara, Uganda batinye ko igiye gukorana n'Ubwongereza na Amerika, ikazana imiryango itabara imbabare, ikazana abashinzwe uburenganzira bwa muntu harimo Amnesty International, Human Rights Watch n'indi miryango. Igatangira iperereza kuri biriya bwicanyi bwabaye hariya Gisangani. Babwiza ukuri ku Banyarwanda bose bumva radiyo itahuka ko atari intambara yo kurwanira umutungo wa hariya Gisangani. Batinye ko hagiye gukorwa iperereza nicyo barwaniye. Intambara ihagarara bwa mbere ngo nibave mu mujyi ntibawuvamo, bongera intambara ya kabiri. Abanyarwanda bavuze ati nituramuka tubavuye byose bigiye kumenyekana. N'ibyo byose nibyo banshinjaga rero ku muntu wakoze muri ubwo bwicanyi bwa hariya Gisangani, kandi nkaba nari ndi hariya mu burasirazuba bwa Congo, yuko byose ari ndi kubikora ngomba kwitwa. maze uhitamo guhunga ukigera mu gihugu cya Uganda, ndumva ari wowe waciye. Byakugendekeye bite? ubuzima bwawe bwagenze bute? Nakiriwe nk'umusirikare, mu by'ukuri nakiriwe kuko uyu muntu ahunze ubaye impunzi kandi ntawe ushimira kuba impunzi. Nageze Cyanika mu nzira zo hirya y'umupaka ko duwane nari kuhafatirwa, Cyanika amaboko ya Politique ya Uganda. Polisi ya Uganda ya Gisoro niyo yanyakiriye, bambye ati uri umuturage uri graduate rekada, ngende umusirikare kandi umusirikare w'u Rwanda. Barikanga ati si ibite byawe hano, muhumure ndi mugize wa nabi nk'impunzi. Mu by'ukuri bandindiye umutekano ko byari bimeze nabi, bakeka ko baje bankurikiye kuko bari basanzwe babikora. Bahamagaye Kampala uko nari mbasobanurira ko ndi umusirikare wa DMI, yohereje abasirikare ba DMI kuko Uganda yitwa ari perezida yitwa DMI, inzego zishinzwe iperereza. Yohereje amamodoka abiri iyo bambaye n'abasirikare bo kugenda bandindiye umutekano. Njye kubona ageze Kampala,
nabaye mu mujyi wa Kampala imyaka ine. Muri iyo myaka ine nari ndinzwe n'abasirikare batanu. Abasirikare bandindaga n'abasirikare ba DMI bashinzwe leta ya Rwanda bizeye. Kugeza aho boherezaga abo kunyica bagafata abandi bakabafunga kugeza ubwo bamwe baboherezaga bakabageza ku mpaka Gatuna bakajya dufate abasirikare banyu bari baje gukora ubuzigana muri Uganda bakemera ibyaha bakemera n'ibyo bari babatije kugeza ubwo bohereje wa nyuma muri Gatuna bamufatira amaze kungera muri ibyo byose byakorwaga niko bakoresha kuba kose ngo bandemire umutekano banyimurira mu mazi mu bice bitandukanye ko nari maze kubasobanurira bagira n'amabanga yose ibyo u Rwanda rwabahemukiye byose ariho habaye porogaramu niba mwibuka inama yabaye porogaramu maze kubasobanurira byose Kagame bamuhamagaye muri porogaramu nta gaciro bamuhaye kugeza n'ubu ngira ngo nta gaciro bazigera bamuha kuko n'ibikorwa bye n'abasobanurira harimo ikindi nagiye ati nubwo hano nk'impunzi ukihagera batabariza abasigaye inyuma uwo bari gutangira kwivugana Politique Kabarebe basaba icyo bokora banze kino n'ubugenzi banze kibakora uko bishoboka icyansinze nuko yasinze yavuze ati kabisa ntiyari icyo gihe ntiyari yarakunze kuko njye nahunze mu kwezi kwa gatatu tariki 21 nibwo navuye mu Rwanda muri 2006 ndumva arakiri mu Rwanda icyo gihe hafi ku muganda yari hari muri DMI kwari kumwivugana n'abandi bose yari kuri mu biro kwa Byakenziza yari yakoze yari yakarege y'abantu benshi bagomba kwica bavuga ko bagiye gukora kudeta ngo bahirike Perezida Kagame kandi mu by'ukuri ari ukubeshya kugeza ubwo nahavuye rero nza kubona muri myaka ine Uganda bati kirambi n'ibigenzi ariko naje gushakirwa ukuntu no za hano i Burayi kugira ngo mbe nobaho bwose n'ubuhunzi ariko iri kure igihugu cyo nahunze. tukiri kuri iyo kese ya Politique Kabarebe yo muri DMI hari abuzi babaga bamukurikirana hari abuzi babikoragamo kugira ngo barebe uburyo bamwivugana cyangwa hari abo mwakoranye muri iyo kese kuko nayumvitseho byinshi ariko ndagira ngo numve niba ari cyuzi wadutangarizaho. Uwabikurikiranaga cyane wari umushinzwe ku muri burabyo ubu uri Kampala muri ambasade umwicanyi nawe hakabamo Tomu Ndahiro nibo bari bafite iyo gahunda bakagirwa umugambi na Byakenziza mukuru wabo na Kagame ko Karegeya ngarabangamira ibikorwa by'iki kandi akaba ari maneko bamuteze nicyo bamushinjaga. Ariko usibye gusa Karegeya wari ubabangamiye cyangwa nk'uko uvuga ngo bari yarababangamiye na Kayumba nawe icyo gihe bamuregaga ko ari inshuti na Karegeya na Kayumba nawe hari abamukurikiranaga kandi nzi ko muri DMI nabwo yari afite abantu bagenda bamuneka cyangwa bareba uburyo bamugira ibikorwa bibi. Kayumba batangiye kumukurikirana gahunda na garutse nsangamo yatangiye ubwo kabari bamugiraga umuyobozi wa Congo abasirikare bagiye muri Congo. Icyo gihe mu by'ukuri Kayumba nta jambo yari afite ku buryo ari byo bakoreshaga batinyaga ku icyambere bapanze kumurasa baratinya cyane basobanurira mbira aba bateze amatwi radio itahuka nuko haje umugambi wo kumurasa babitinda heje kumurasa icyabyangirije kumurasa hari kumbigaragamba
abasirikare bose 95% bari inyuma ya Kayumba. Aba rero nta kibanamuzi. Ababyitse yuko nuriya Kagame nawe batanamuzi. Iyo baramuka bamwishe nicyo batinye bavuze ati baramuka bamurashe kuvukamo ibiri. Harimo intambara mu gihugu y'abasirikare. Nicyo batinye ariko nicyo byari byateguwe. Mu gihe bitaga leta bagire niwe wari ukurikiye nyuma bakomeza kwanga naramuka apfuye niyo hari intambara igiye kujya kuraya aho muri kuba atari nicyo cyabiteye n'abasirikare bari bamuri inyuma 95% bari bamuri inyuma nibaramuka bamwishe iyi n'intambara kuko abasirikare bari bamuri yarakunze mu gihugu. Ibyo ni ibintu neza kandi mu basirikare benshi twaganiraga no mu nama hirya no hino twakoraga babazaga abasirikare ati murabona Kayumba mugate wabaza ati Kayumba nta gisa nawe bakukiza kuko n'umuntu akisaga bugufi haba mu basirikare bato n'abasirikare bakuru kandi akumva ibibazo byabo n'ibitekerezo byabo. Nicyo cyamufashije naho kuticwa ubundi kibarishwe. Hari ikindi kibazo umuntu yanyandikiye hano tuvuze aba ofisiye bagaragaye mu bikorwa by'ubwicanyi mu gihugu cya Congo. Hari abandika ku mbuga za internet bavuga ati na Kayumba yagombye kongerwamo. Wowe urabibona ute ko bavuga ko wambwiye abantu bagera kuri 4 ba Jack Nziza Kabarebe ariko ntabwo ugeze umbwira Kayumba Nyamwasa kandi yarakomeye urero ugasanga we atarakomeye mu gihugu cy'u Rwanda? Kayumba abateze amatwi radio tavuga Kayumba ntacyo yari cyo. Kayumba ntacyo yari cyo mu gisirikare cy'u Rwanda. Yarakunzwe n'abasirikare akubita isi bwa RPF bwaramukuyeho atakiri umuyobozi. Icyo n'abasobanura kugeza ubwo bamwoherezaga ngo nayo kwiga ibintu byatangaje abasirikare bose muri rusange. Avuga ati ayo kwiga ibiti arareka abasirikare ashinzwe kuyobora ayo kwiga ibindi kandi muri icyo gihe basubira inyuma abasirikare bakavuga ati Kabarebe icyo batoresheyo muri Congo nk'umuntu wari umaze kumenyerwa n'abasirikare bazi imiyoborere igiye ku rugamba. Nicyo cyababaje no kugeza n'ubundi yuko abasirikare benshi kibababaje. Abayeho ngira ngo abaye guhitamo sinzi ukuntu benshi ko twabahisemo muhitamo Kabarebe na Kayumba ati Kayumba nta gisa nawe. Ati Kagame nta nubwo tunamuzi. Ubundi Kagame bamufata nk'umuturage. Umuntu yaje gisa nkaho ari byamugwiriye naho ubundi nta gisirikare. Akurikije ibyo akora ubwicanyi abakorera abantu ndetse bayobowe n'igitugu cya gisirikare none aho muri Rwanda babayeho bishimye. Urugero nubaha hari inama twakoreye nasho mu brigade ya 305 iyobowe na Colonel John Ntibisigwa n'uwari umwungirije kwa Lieutenant Colonel Tikanga Jean Baptiste. Noneho babagize ati agiye Kagame yarahari itegeko kwari gusezerera abakomando bigiraga nasho babaza Kagame ati si nyakubaha ko tubayeho nabi ni gisubizo woduha. Mu gihe bazi ko umusirikare kugeza ubu umusirikare yahembwaga 13,000 umufuka umwe w'ibirayi. Aho ati none niba de umufuka umwe w'ibirayi ufite abana batatu nta nzigira ko tubayeho nabi. Kagame abaza bari abakenyere bari bamuherekeje ati bite ati nje ko ntabizi n'utuyobora rw'umushahara w'umusirikare uyobora. Babaza Kayonga ati rekada baza cyane tumuhire ati rekada kandi abo n'abakuru ingabo zirwanya n'abarwanya ku butaka. Mu gihe bose babuze igisubizo sinzi umwe waje ati ndumva ari Charles ari muhire
niyo yavuze ati igihugu kirakennye ngo ntawe gikura umutungo ngo nawe ahubwo ni menshi ngo bakayabagabanyije. icyo bahembye bavuze ati nimushyireho indirimbo ishimisha abashyitsi. indirimbo bamushyiriyeho ni indirimbo iteye agahinda y'amarira. umugabo nusohoza ubutumwa bwo bamutumye bamunegura yuko ibyo Museveni yamutumye ngo aruje guhagarikira abasirikare ba RPF bari ku rugamba. iyo ndirimbo irangiye baguye mu kantu ko yari indirimbo y'agahinda. kugira ngo kugeza ubu bazi abasirikare ntibahembwa b'u Rwanda nta mazu bagira. ni ibintu biteye agahinda mu gikorwa rero ntagiye rero gukorera abasirikare ngo mwumva nk'umuyobozi mu gihe abayobora mu mirwano muri Congo bakahasiga ubuzima bagacika amaguru agasahuraza umutungo wa Congo akaza ntabahembe ntakore ibimuga byirirwa mu mihanda bisabiriza. ni ibintu biteye agahinda bikorerwa hariya mu Rwanda. hari nta umusirikare muri Congo agiye gusahura umutungo gusahurira Kagame nta ndishya nta mvugo muri y'abantu ngo ni umusirikare uba witangiye igihugu mu gihe azana za ibiro n'ibiro bye za zahabu. urundi rugero nubaha ni uruganda rw'ibigori rwa Politique. iyo ruganda rwa Politique ruba muri Congo afite isoko mu Bubiligi afite n'imigabane no kugeza n'ubu. Raditahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. mutwihanganire ubanza tugize nanone akabazo ku murongo wa telefone, ariko turakomeza twungura n'umuturumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi akomeza tubwire muri makeya ibyazi ibyo yabonye n'ibyo yahagazeho. munyarwandakazi, ikiganiro nk'iki ngiki nirihe somo ukuramo? iyo wumvise umuntu nk'uyu nguyu uvuga ibintu nk'ibi ngibi, amasomo ukuramo ni ayahe? ese bica mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi, cyangwa hari icyo bigufasha mu kwiyubaka mu buzima bwawe bwa buri munsi? andikira Raditahuka maze utubwire isomo wabakuye mu kiganiro cy'uyu munsi. andikira Raditahuka utubwire icyo wungurana n'uyu mutumire wacu uyu munsi, kuko tuba dushaka kumenya inama ndetse n'ingamba ufata mu kiganiro nk'iki ngiki. urabona rigeze ni abantu ubwo twajyaga muri naso mu gihe cyo gusezerera abasirikare bari kwiga ishuri ryo kumanikira ku itaka. byaradutangaje bwabazaga Kagame wari uyoboye abashyitsi nk'umushyitsi mukuru bamubaza ati abasirikare ko babayeho nabi bite. haba wari umusirikare wari hari bato ya brigade ya 305 yewe na John Ntibisigwa n'uwari umwungirije John Rutikanga rya Batista. nabo baza ati abasirikare ko babayeho nabi mu rwego rusange. icyatsi bivuze ko Kagame asubije ko atazi umushahara abasirikare bahembwa. nuko atazi umusirikare ahembwa umushahara w'ibihumbi 10 hari umufuka umwe w'ibirayi. niko umwe wahagurutse umusirikare bafite ipeti rya private aravuga ati njye mpembwa ibihumbi 10 niyo mpembwa ku kwezi niyo mushahara. babajije Charles Kayonga ati nanjye sinzi umushahara bahembwa. Charles muhindira ngo niyo avuze ati nyamara ndumva umusirikare ahembwa 23 ariko ayo hejuru 13 nayo kuri. mu gihe afite abana 3 afite umugore aba hanze yitwa umusirikare w'igihugu. ni ibintu biteye agahinda biri gukorerwa hariya mu Rwanda. mu gihe zoherezwa muri Congo ku rugamba gusahurira Kagame za zahabu, bakahashyikira amaguru, bakahasiga ubuzima, bagasiga imfubyi ntizigira kirengera ziba zasizwe n'abo basirikare. ibyo ni ibintu bigomba gusubirwaho bikibaza abo basirikare boherezwa muri urwo rugamba rukagira akamaro ku nyungu za Kagame wenyine n'agatsiko ke.
ikindi bavuga hepfo yaho ni indirimbo ubwo basozaga ati mudushyirireho akadiho, abasirikare bahagurukanye uburakari n'agahinda bashyiraho indirimbo zivuga ngo umugabo nitoze ubutumwa bwo bamutumye, ngo ntanigame ijambo, bamucurira ko Museveni byamutumye muri za 90 ngo aze abohora igihugu, atari ko yabikoze. icyakurikiyeho n'uburakari Kagame yatahanye n'ikimwaro, ngira ngo kugeza ubu barabizi. ibyo byabaye mu 2004 inaje Kabarebe bahise ati asanga John Ngarambe wari kuri inyeshyamba za Sudani baje nashe nanjye nari mpari, avuga ati muri tariki ya kurwana na Uganda kigiye kudutera ko hari imbunda zikomeye hariya ku Gatuna, kandi kuko intambara yari igiye kuba. Kagame yabaje ati abasirikare ngo muri tayari, abasirikare barebanaho bose ninde yari kujya kurwana, nyamara kuba bari baziteguye intambara iba, abasirikare bose bari guhindukira bose bakajya mu gihugu cya Uganda nta ari kurwana kuko byari byateguye. Ibyo ni ibintu ko nta musirikare kurwanira ko bari bamaze kureba ibintu byose bikorwa na Kagame, nta kuntu bari kujya kumurwanirira ngo bongere bahasize. ibyo nibyo babwira kuri icyo ku basirikare b'u Rwanda. Urakoze cyane, ndakumva. Ndakubwira kandi urakoze cyane, ijambo ni ryawe. nta musirikare uhembwa w'u Rwanda, nta bayobozi bagira. Abayobozi bose ni abicanyi bahugiye mu byo kwica, mu byo kumara imiryango, ku nyungu zo gushakisha amafaranga, gutera Congo, kumara abakongomani n'ibindi byose. Ikindi babyanye ubwicanyi bwabaye muri Congo 1996 mu kwezi kwa 11 bishe kuko nandi mu bataya 59 icyo gihe twishe witwa Kisasinganda wari ufatikanyije na Kabira wayoboye abanyamurenge gutera Congo. Kagame yamwise avuga yuko adashaka gukomezanya nawe kuko ari umunyabwenge cyane. Bahise bamwicira hagati ya Rubero na Butembo, bamubeshe yuko inyeshyamba riboye z'abamayimayi kera bitwaga Bamurere ngo barasha abasirikare b'u Rwanda. Twari Beni ariyo dufite ibirindiro nka bataya 59, nta wari wadutendetse twabateye, kandi tubesha umuyobozi wabo wari wigoma ngaze hagarikiye mu Rwanda ari kugira ngo bamuhitane. Baramurashe, yapfiriye mu nzu yagiye kumuvuza igoma. Ibintu byabaye kumugaragara n'ubu ntibivuga. Yishwe na Dani Gapfi, ubu ni generali, ngira ngo umuntu uza muri ikintu ayoboye Kibungo. Undi ni uwitwa Musike umundandi wari umunyemari hariya Kiwanja, yari yabaye ubwoko bw'abandandi. Yishwe na agambaniwe na Jacques Mupenzi wari yabaye bataya 59 mu 2001 mu kwezi kwa gatatu. Uwo mugabo bamwiciye Kibumba atezwe ambushi n'abasirikare b'u Rwanda, bamubesha yuko agiye igoma mu nama yo gushaka amahoro hagati y'abaturiye zone ya Rucuru bavuga Ikinyarwanda n'abandandi bahatuye. Bahise bamwivugana n'andi mabi yose yagiye akorerwa hariya mu burasirazuba bwa Congo. Kagame nguyu wafatanyije na Kabira ntibivuze, n'abandi bose byaheze mu mabanga yabo, ariko bamwite ni Dani Gapfi wari yoboye muri bataya 59. None ukurikije ibintu byose utuvuye kuri uyu munsi, uturuka muri Congo, wakoreye Kagame mu gisirikare bihagije, wakoze ibyo bagutegetse bimwe urabyanga, ibindi bitandukanye nabyo ufata inzira y'ubuhungiro. Urero ugasanga magingo aya mu mwaka wa 2013 abantu bavuga ururimi abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muturuka mu karere ka Rucuru na za Masisi hariya muri Nord Kivu muzakomezwa gufatwaho ingwate kugeza ryari. Urero ugasanga ubutumwa waha aba basirikare aba bana bo muri Congo barwanirira Kagame, barwanirira inyungu z'agatsiko, bari mu gisirikare cye aribo bamurinze. Wampaye urugero rugaragara, utababyeyi bacu yarabicishije, abandi baheze mu nkambi mu Rwanda.
ubutumwa wabaha kugira ngo bakanguke bakomeza gusinzira baharanira inyungu zabo bo guharanira inyungu z'agatsiko ubutumwa bafite uyu munsi ni nk'ubuhe? ubutumwa nubaha nk'abasirikare bagenzi banjye bakiri mu Rwanda kugira ngo bahari ku ngufu ntabwo bahari ku bushake kandi igisirikare nzi neza ko bari kugikora ku ngufu ntabwo ari ku bushake bwabo. Ndabasaba ko boreka ubwicanyi bakava ku muyobozi wabo bo bonyine ahubwo bareba iyo byerekera. Ni ubwicanyi bwabaye bwakoze ku mugaragaro amaherezo bigiye kujya ahagaragara kandi bazakurikirana. Ni amategeko azakoreshwa bahita gushyigikira umugizi wa nabi Kagame bahita gushyigikira Jacques Nziza kaba mbasaba abasirikare ko bosubiza intwaro mu bubiko bakareka kumara Abanyarwanda bareke no kumara abakongomani bene wabo kuko nubwo ababeshya ngo agiye kubatura bature mu burasirazuba bwa Congo nta gihe bazigera batura nabo biciye bahemukiye mu burasirazuba bwa Congo nibagera nabo abo biciye bazabihimura aho babitse. Icyo nicyo nosaba. Icya kabiri kaba nsaba abamurinda bareke kumurinda kuko ari inkozi y'ibibi afite amaraso mu ntoki aho agenda hose haba aho yicaye hose n'ibihugu asura by'inshuti byose bizi ko ari umwicanyi. ibyamubaza nubwo abihakana ariko bigiye kujya ahagaragara byose. Ndasaba kandi bagenzi banjye bahari bazi ukuri kuba gushyira hanze ku bwicanyi bwabaye bwose dushyire hamwe iriya ngoma tuyizeho kuko nidushyira ukuri hanze ngo ukuri bitamuzi ko ntidushe. Nicyo nasabaga abasirikare b'u Rwanda n'Abanyarwanda bose bashyire hamwe bahita gushyigikira abicanyi babatange kuko nta gihe ibindi bizabaho mu gihe umututsi ari kugenda akica umuhutu n'umuhutu akagenda akoreshwa kwica umututsi. Ibyo ni ibintu tugomba gusezerera bihindutse ariko tunahindura n'ubutegetsi buriho kuko ni ubutegetsi bugizwe n'agatsiko k'abicanyi. None ubutumwa bufitiye abantu bo muri Nord Kivu ndavuga abantu batuye muri kara karere k'iwanyu kayogojwe n'intambara abenshi baba bashyikiye Kagame ko akomeza gufasha umutwe wa M23 ndetse n'ibikorwa by'intambara byakomeza. Ubutumwa bufitiye n'ubuhe kuko biragaragaraho kuvuga uti inyungu ni za Kagame ntago ari izacu nk'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubutumwa nubaha nuko babwira abana babo bakareka gushyigikira umugizi wa nabi bamenye ko niba abashaka kubacura nta gihe bazagira amahoro muri Congo mu gihe hakiri imirwano. Babwira abana banyu baba bagiye mu kirikwa byati nyama byo mukora sibyo kuko umubyeyi wenda ashaka kugira umwana kumva akaba nibwo baba ari umusirikare abari mu nkambi bari gushora abana babo mu ntambara. Ababyeyi babo bari mu nkambi ariko bakoresha abana mu gisirikare ngaho muri M23 ngaho mu yindi mitwe itandukanye. Nababwira yuko bareka ibyo bikorwa. Ndagushimiye cyane ku by'umwihariko kuba wemeye ubutumire bwa raditahuka igihe aricyo cyose tuzakwitabaza. Nkaba nshaka kubaza abantu rero bakurikiye kino kiganiro amasomo mukuye muri iki kiganiro na yahe. Uyu mutumire wacu yababwiye ibintu by'ingenzi yagiye akoramo kabone ntabwo yatinye kuvuga ubwicanyi nawe yakoranye n'abantu bo muri DMI. Yaduhaye ingero nyinshi cyane Kisangani Mbandaka aduha n'ahandi hose mwagiye mwiyumvira mu kiganiro kimaze amasaha 2. Yaduhaye ingero z'ubwicanyi bwabereye mu Ruhengeri ubwabereye Ikami ubwabereye muri Nyungwe ndetse n'uburyo Abanyarwanda bagiye bicishwa amarozi inshinge n'ibindi bintu byose ntashobora kurondora muri iki kiganiro. Amasomo kuyemo na yahe munyarwandakazi andikira raditahuka@gmail.com cyangwa utwandikire ku rubuga rwacu rwa internet raditahuka.org maze ibyo bitekerezo tubikusanyirize hamwe tubyunguraneho nk'Abanyarwanda ariko dushaka ingamba zitwubaka kuko mvuga nti ikiganiro nk'iki ntabwo kibereye kugira ngo bibashimishe gusa bice mu gutwi kumwe bisohokere mu kundi ahubwo kigomba kudufasha kugira ngo dushake ingamba zo kwiyubaka twiteza imbere nk'umunyarwanda. Abanyarwanda bicanye imyaka irenga hafi 25 n'iryari ubutegetsi buriho buri
umutegetsi uri ku butegetsi azuna muri icumu mu banyarwanda agacisha makeya akayoboka abaturage n'abaturage bakamuyoboka tugashakira hamwe ibisubizo tugashakira hamwe ibidutanya maze tugahuzwa na bike byiza kandi mvuga ko dufite nk'abanyarwanda dufite abanyarwanda b'abanyabwenge dufite abanyarwanda b'abahanga dufite abanyarwanda b'abakristu b'abapagani kandi ndumva twese duhurije hamwe izo mbaraga nta cyatuza kubona ibisubizo ikiganiro cy'uyu munsi kikaba kirangiriye aha ngaha ariko ku by'umwihariko njye n'ikiganiro kibabaje kubona abanyarwanda nta kintu tuvana mu masomo y'ibibazo byagiye biba mu gihugu cyacu ahubwo dukomeza gushyira imbere ubwicanyi ndetse dushyigikira n'umwicanyi niba witandukanya n'ibitekerezo by'ubwicanyi byahagaragara ubitangaze wungure n'abandi banyarwanda hirya no hino hari benshi cyane uzafasha mu gutera intambwe yo kuva mu bitekerezo nk'ibi ngibi uyu mushyitsi wacu uyu munsi ndamushimiye ndakeka ko ari intambwe duteye kuri radiyo itahuka umuntu wakoze ibikorwa nk'ibi ngibi akemera kuza kuri radiyo adafite ubwoba kandi yumva ko ntacyo yishisha ndakeka ko n'Imana izamufasha kandi n'abantu muri rusange bagomba kumushimira ubutwari kuko hari benshi babikoze bakidegembya kandi bakihishe inyuma y'abaturage niba rero mubyumva kimwe muhaguruke aho mutuye mumobilize abanyarwanda musobanurire abanyarwanda kuko uru ruhare ntabwo ari urwanjye ntabwo ari urwa radiyo ni uruhare rwa buri munyarwanda wese kugira ngo afashe abanyarwanda kuva ikuzimu bakajya ibuntu kuko twese turi abanyarwanda gukomeza kwicana ndumva nta somo tuzarikuramo ahubwo twese tuzamarana maze igihugu cyacu kigaturwa n'imisozi gusa